Ndagusuhuje cyane mukunzi w'ibiganiro byacu. Biratunezeza cyane kubona udukurikira ugakurikira channel ijuru ntirikorerwa TV, ugakurikira Facebook page nayo ijuru ntirikorerwa TV, ukaba ku mbuga zacu, mbese ugakurikira ijambo ry'Imana dushyiraho mu bihe bigiye bitandukanye, ukanarisangiza abandi. Ubu dufashije cyane kugeza inkuru nziza ku bari mu isi, kuko abantu barayikeneye, abantu bakeneye kubohoka, abantu bakeneye kuva mu rujijo, kuko abantu benshi bari mu rujijo, ntabwo bazi uko bakira, ntibazi uko bajya mu ijuru. Cyakora abantu benshi nanone bibereye mu isi, bari gushakisha, bari kwiruka ariko ntabwo nyine umuntu yabura gushakisha, nibyo, kuko hari byinshi tuba dukeneye. Nubwo bwose nanone tugomba kuzirikana ko ibyo tunageraho byose burya tubigeraho kubera ko Imana yemeye ko tuba tunakiriho. Niyo ifite ubuzima bwacu, niyo ishobora kubuhagarika isaha iyo ari yo yose. N'ubundi kandi si no kubw'imbaraga zacu burya, si no kubw'ubwenge bwacu kuba turiho, ahubwo n'ubundi niyo ifite kubaho kwacu mu biganza byayo, niyo idutije ubuzima, ni nayo iduha imvura, niyo iduha izuba, niyo iduha umwuka duhumeka. Mbese n'ibyo duhinga tukeza, nuko iba yatanze izuba, igatanga imvura, igatanga n'ubwo butaka, nyine niyo yaburemye. Mbese nta kintu umuntu afite cyo kwirata, ahubwo byose dukwiye kujya tubishimira Imana yo yatumye bibaho, kandi n'ubu bigakomeza gutuma bibaho, natwe tukabaho kandi tukabeshwaho n'ibyo yagennye kuva kera. Ubwo rero niyo mpamvu burya buri kimwe cyose umuntu akora dukwiye kuba dutekereza cyane ku muremyi wacu, Imana idukunda, Imana yaturemye, Imana yadushyizeho, ariko yifuza ko nanone tutazarimbuka, kubera ko iyo gahunda yo kurimbura abantu nayo irahari. Ahubwo yifuza ko twazabana nayo iteka ryose mu ijuru. Ubwo rero buri wese mbamwifuriza nanjye ayo mahirwe yo kutazarimbuka, ahubwo akazabana n'Imana iteka mu ijuru. Niyo mpamvu twashyizeho urubuga YouTube channel imenyesha abantu uburyo Imana yagennye bwo kubona ijuru, kuko abantu benshi ntabwo bazi icyabahesha ijuru. Niba ukurikira ibiganiro byacu ubona ko hariho urujijo ku bantu benshi, bitewe n'uko twagiye tuvukira mu madini atandukanye, akatwigisha ko dukwiye kujya mu ijuru twarikoreye, mbese ko tuzabiheshwa n'imirimo yacu itandukanye dukorera mu idini, ndetse n'imihango baba baradukoreye irimo umubatizo, gukomezwa, amasakaramentu atandukanye n'ibindi natwe nyine dukwiye gukora, gutanga ibya cumi, amaturo, kuririmba muri korali, gusenga cyane, kwitanga, mbese n'ibindi nk'ibyo badutoje gukora mu madini agiye atandukanye, cyane ko amadini yose ahurira ku iyo ngingo y'uko umuntu azajyanwa mu ijuru n'imirimo ye. Ariko by'ukuri siko bimeze pe. Iyo nzira ihabanye cyane n'inzira Imana yageneye abantu kugira ngo bayinyuremo bajye mu ijuru. Uhereye no ku murongo abantu bose bazi, banigishwa kuva bakiri abana, Yohana 3:16, uvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo urebye byonyine uwo murongo uwumvishe neza, wakumva ko ijuru umuntu ariheshwa na Yesu, we wavuye mu ijuru aje mu isi nk'umukiza w'abari mu isi, aje gupfira ibyaha byacu byose, aje no gukorera ubutungane tutari kubona,
kugira ngo umwizera wese ahabwe kuba intungane imbere y'Imana bikesha Yesu. Ni ibintu byumvikana ariko bisaba ngo Imana ibishurire umuntu kuko kamere muntu ari nayo kamere nyine y'icyaha twakomoye kuri Adamu, ni kamere yo kwishyira hejuru. Burya Imana itubujije kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza tukakiryaho muri Adamu, twari tugabanye nyine kamere y'icyaha, kamere itubwira ko natwe tuzi ubwenge, ko dushobora gukora nk'ibyo Imana yakora. Ibyo rero bituma umuntu atemera ko Imana yamuhera ijuru ryayo ubuntu, ahubwo yumva hari ibyo yakora kugira ngo azarihabwe. Yumva nawe yakwigereranya n'Imana, yumva Imana byaba imusuzuguye se aramutse yemeye ko imuha ijuru ku buntu. Niyo mpamvu umuntu arwana kugira ngo nawe akore ibye, noneho Imana aba ari byo izaheraho. Mbese n'ubundi uwo mwuka ni umwuka w'icyaha utuma umuntu atekereza atyo, ariko gucira bugufi Imana burya no kuyubaha si icyo ngicyo, ahubwo ni ukumenya ko udashoboye gukiranuka, noneho ukamenya ko ariyo mpamvu yaguhaye umusimbura witwa Yesu, agakiranuka mu cyimbo cyawe mu myaka 33 yamaze ku isi, agakora ibyo Imana yashakaga byose, noneho agamije kugira ngo wowe Imana ikwemerere mu byo Yesu yakoze, noneho iguha ijuru ryayo ku bwa Yesu, utabikesha imirimo yawe ahubwo bikesha umurimo Yesu yagukoreye. Ikindi nyine ni uko utaravuka, utarabaho, kera cyane Yesu yaje mu isi aje kwishyiraho ibyaha byawe byose. Nawe urabyumva ko yabyishyizeho utaranavuka, utarakora na kimwe, cyakora wari uriho ku bwa Adamu, kuko Imana irema abantu bose yabaremeye rimwe muri Adamu, cyakora tugenda duhabwa imibiri mu gihe gitandukanye. Bivuze rero ngo wari uriho nanjye nari ndiho muri Adamu, yanaje mu isi atureba, yari azi rero ubwandu twakuye muri Adamu, yari azi ubwo twahumaniye muri Adamu, ibyaha byacu byose rero yabyishyizeho arabihanirwa, noneho agamije kugira ngo atugire abakiranutsi, mbese abere, adukureho urubanza rw'ibyaha, adukize kurimbuka, tuzajye mu ijuru kubwe. Niyo mpamvu yavuze ngo ni njye nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, ntawajya kwa data ntamujyanye. Ikibazo rero ni ugushaka kwijyana, ntibyakunda. Inzira yonyine ni iyo ngiyo ica kuri Yesu. Hari igihe umuntu yumva ubutumwa bwiza nka gutya, mbese akumva biratangaje, akumva hari ntibishoboka ariko birashoboka rwose ko waba mu isi uzi neza ko uzajya mu ijuru. Nibwo butumwa bwiza. Naho effort yawe, imbaraga zawe wazikoresha, ariko ntabwo zakwigera zigukiranura n'Imana. Yesu niwe wenyine wakoze icyo kudukiranura n'Imana, naho twebwe ntabwo twabishobora. Nta kintu rwose dufite twahereza Imana kugira ngo itwemere. Turi babi ku bwa kamere, cyakora turi beza ku bwa Kristo. Nicyo ngicyo Imana igushakaho no kwizera Yesu Kristo, nicyo umwizeraho no kwizera ko yagukiranuye n'Imana, ko yagukuyeho urubanza rw'ibyaha, ko yakugize mwiza imbere y'Imana, ko Imana ikurebeye muri we ikwita umukiranutsi, nk'uko umuririmbyi w'120 mu ndirimbo zo gushimisha Imana muri kantike zibivuga, ibivuga iravuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ntacira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Nawe rero waba umukiranutsi rwose ku bwa Yesu, atari ku bwawe. Ndagushimiye mukunzi wacu, amazina yanjye ni Emile Nshimiyimana. Ushatse kunyandikira, ushatse kujya muri groupe ya WhatsApp yacu ijuru ntirikorerwa, wakoresha 07844257, waba uri hanze birumvikana no gushyiraho kode +250 7847257. Ngwino dusangire ijambo ry'ubutumwa bwiza, dusangire ijambo ryiza ribohora, rikiza imitima, kugira ngo nawe ubohoke, ariko unadufashe no kugeza ubutumwa kuri benshi, kugira ngo abantu bave mu rujijo, be kurangara barangajwe n'amadini, ahubwo bizere Yesu, batsindishirizwe, bahabwe ubugingo buhoraho ku bwa Yesu. Ndagushimiye cyane, nzishimira no kukumva, nzishimira no kumenyana nawe rwose mw'iyi nzira y'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana aturuka ku kwizera Yesu Kristo abane nawe, ndetse n'abizera Yesu Kristo bose by'ukuri.
none n'iteka ryose. Amen.